Mana ishobora byose, Mana ishobora byose, Mana ishobora byose, ibi noneho ndabivuga gute? Ibi ndabivuga gute? Ibi ndabihera he? Ibi ndabivuga gute? Mbega umuryango w'akasamutwe, mbega umuryango mubi, mbega umuryango mubi cyane. Mbega ibi ni ibiki koko? Ibi ni ibiki? Ibi ndabivuga he? Ibi ndabihera he noneho? Ko nanjye ubu byancanze, ko nanjye ubu nabuze aho mpera mvuga ibi bintu. Ibi ni ibiki koko? Ibi ni ibiki? Uyu muryango wo kwa Nyirantambara, mbega umuryango mubi, mbega umuryango, uyu muryango ni akasamutwe, uyu muryango ni mubi cyane. Uyu muryango bimeze bite? Kuki ari abahemu kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru? Uyu muryango koko, uyu mugabo wita Rugema mwabonye yicaje aba bana uwo bita Iribagiza, uwo bita Kanyana n'uwo bita Isimbi, abicaza hamwe ari kubabwira ibinyoma. Ariko Nyirantambara bajya bavuga ngo umusazi arasara ariko akagwa ku ijambo. Nyirantambara sinzi yaturutse araza abwira umugabo, aramubwira uti mfite ibimenyetso byange binoge. Uyu muntu bita Nyirantambara ashobora kuba afite ukuri neza, nubwo yihanganiye umugabo we agaca bugufi, ashobora kuba afite ukuri yuko uyu Rugema ari we wateye inda Fabiola. Yamaze kumenya ko ari we wateye inda Fabiola. Uyu nguyu Nyirantambara yamaze kumenya ko Papa Isimbi ari we wateye inda Fabiola. Ariko yicaza abana be ababwira ibinyoma, ababwira ko atari we, ababwira ko nyina ibyo avuga ari umusazi, ababwira ko nyina ibintu ari kubabwira ari umusazi, ibintu ari kubabwira ari ubusazi, ari n'ubugoryi. Ariko Nyirantambara sinzi ahantu yaturutse, arangije abwira uyu mugabo we Rugema, aramubwira uti ese ibinyoma byawe uzabigeza ryari? Mwabonye impamvu mvuze ngo uyu muryango ni mubi, uyu muryango ni akasamutwe. Mwabonye ukuntu uyu Nyirantambara yahise abwira Iribagiza ati Iribagiza, ngiye kukubwira ibintu byose, ukuri kose ngiye kugushyira hanze, ibyose ngiye kubivuga, agacuma ngiye kukamena, ngiye kumena umuceri hasi. Mwabonye umuntu bitwa Rugema yahise yikanga, abura kwirwa, akwira imishwaro, aradagarwa, icyo yagitangira kuza, abura kwirwa, atangira kuvuga ngo nibyo nahoze mbabwira mwabana mwe, mwumve nyoko ibintu ari kuvuga, ibi bintu nyoko ari kubabwira ntabwo ari byo, nta n'amahuriro. Uyu muntu bitwa Rugema yahise abura kwirwa, abura ahantu ajya, akwira imishwaro. Kuko twabonye yuko uyu Rugema ari we wagiriye n'abo babyeyi ba Iribagiza, ari we watwaye imitungo yo kwa Iribagiza. Iyi mitungo yose Rugema arimo ariyo kwa Iribagiza. Ariko uyu mwana Iribagiza nta n'ikintu na kimwe azi, habe n'agatonyanga mu nyanja uyu mwana w'umukobwa azi. Uyu mwana azi ko Nyirantambara ari we nyina wamubyaye mu nda, azi ko Rugema ari we papa wamubyaye mu nda, cyane ko uyu mwana w'umukobwa Iribagiza bari gusebya papa we, bamusebya ku byaha yakoze atera inda Fabiola, ariko agahagararana nawe akavuga uti papa ibyo bintu ntiyabikora, kuko azi ko nta babyeyi be. Uriya mwana navuga ngo ni umwana w'inyangamugayo, afite umuco, afite indangagaciro. Ariko kubera ko nta kurazi, arakomeza agendere mu kigara avuga uti papa ararengana. Uyu Nyirantambara rero akimara kubwira Iribagiza ati ndakubwira ukuri, ndakubwira byose, ndakubwira imva n'imvano byose, ngiye kumena agacuma mena umuceri hasi mbikubwire. Yabwiye uyu mugabo we Rugema Nyirantambara, aramubwira uti nutambwiza ukuri umuntu wateye inda Fabiola, njyewe nzicaza Iribagiza mubwira ukuri kose. Uko kuri kose ashaka kumubwira ni ukuri kw'ibyabaye kera, byabaye ku babyeyi be, byabaye ku mitungo y'iwabo, byabaye kera, imitungo yabo uko yariganyijwe, ababyeyi be uko byagenze, abibwira Iribagiza umugabo we kuko ari we wabikoze. Ariko ku rundi ruhande uyu muntu bita Nyirantambara ari kwimena inda nawe, kuko ibintu agiye ashaka gukora abwira uyu mwana w'umukobwa Iribagiza nawe bizamugiraho ingaruka, kuko Iribagiza namara kumenya ko iyi mitungo yose barimo ari iwabo, ababyeyi be
ari bahemukiwe n'uyu mugabo Rugema. Iyi mitungo kugeza ubwo Iribagiza ashobora kuba yajya no mu buyobozi, imitungo yabo akayikurikirana akayisubizwa, byange binoge ingaruka zagira no kuri uyu Nyiranambara. Nyiranambara ni umuntu, ni Nyiranambara koko arahubuka avuga byose, ariko Imana iri kumwe n'umwana w'umukobwa bita Iribagiza, Imana iri igendana nawe ku manywa na nijoro. Imana abakunzi be turamusengera cyane, abanzi be binyuraguremo, bamugambaniye kuva kera, bamushebeje kuva kera, Imana ize imurwanirire ibane nawe. Uyu mwana w'umukobwa Imana ibane nawe, Iribagiza Imana ibane nawe, Iribagiza Imana ikomeze ikwagure, Iribagiza turagusengera. Uyu Nyiranambara reka yinyuraguremo agende abwire uyu mwana w'umukobwa bita Iribagiza byose, hanyuma Iribagiza agwe mu kantu. Noneho Iribagiza kubera ko twabonye yuko Kamarade na Emili bari gushaka uburyo bazana uriya muti bawuha Iribagiza, noneho nibikubitirana yuko Iribagiza abonye uwo muti awunyweye, azahita abyibuka neza n'ibyo Nyiranambara amubwiye bite bihura. Uyu mwana w'umukobwa ikizaba kibabaje nuko azaba agiye gufata igihe mu ntambara, agiye gushaka uburyo yiyakira, kumva yuko abantu bakureze kuva kera wavutse ubona atari ababyeyi bawe, ahubwo ababyeyi bawe ba nyabo bapfuye, kandi bapfuye bazize abo ngabo bakureze. Ni ikintu kubana n'igikomere gikomeye cyane. Uyu mwana w'umukobwa agiye kuba yafata intambara nyinshi cyane, agiye kuba yafata urugendo mu ntambara, agiye kurwanwa, ibitero bigiye kumutera by'umwanzi, ariko tugomba kumusengera abakunzi be, tugomba kumufatira iby'iburyo. Ibaze kuba abantu barakureze uzi ngo uyu ni papa, uyu ni mama, ukaba uzi ko aribo bagukuye mu nda, ubarwanirira ishema, bagufata nabi bagira ate, ukagira ngo n'urwango rw'ababyeyi, uyu aratoneshwa cyangwa uyu ni umutoni, ariko njye ntabwo bankunda, ariko ukagira ngo ni bya bindi by'ababyeyi birabo, kandi ari urwango rwo kuva kera. Ukabana n'igikomere cyo kumva yuko ababyeyi bakureze atari ababyeyi, ahubwo abo bakureze aribo bagire neza bagire nabi ababyeyi bawe. Icyo ni igikomere nyamuneka, sinzi namwe niba muri kubyiyumvisha. Uyu mwana w'umukobwa afite ibibazo, tumusengere. Iribagiza abakunzi be tumusengere, tumugire ku mavi. Uyu nguyu Papa Isimbi mwabonye ukuntu yahise ahagurutsa umuntu bita Nyiranambara, amujyana ku ruhande. Amaze kumujyana aramuhagurutsa, kuko Nyiranambara aravuga pe, aravuga. Iyo atinda gato yo guhaguruka, ndababwiza ukuri, uyu muntu bita Rugema atinda gato yo guhaguruka, ngahagurutsa umugore we Nyiranambara, amuvana imbere y'abari abana, amuvana imbere y'abari abana, Kanyana, Iribagiza n'uwo bita Isimbi. Byari kurangira uyu Nyiranambara ahise amena ukuri kose kw'ibyabaye kuri Iribagiza kuva kera hose. Yego umuntu Iribagiza ntabwo ari kwita byumvisha, kuko we ntabyo azi, nta kintu azi, kuko ntabwo yibuka. Gusa wenda hari ukuntu umuntu yumva agasigisigi, hari ukuntu umuntu aba agenda akumva ikintu ariko ntabyiteho. Ashobora kubwirwa ayo makuru akicara akabanza akabitekerezaho, kuko ibintu bivuzwe irya mukuru riratinda ariko nirihera. Uyu Iribagiza byamugora kubyakira, ariko yagera igihe agakusanya ibimenyetso akabyemera. Mwibuka yuko umuryango wo kwacyusa uyu muntu bita mama Cyusa na papa Cyusa baricaye baravuga uti uriya mwana w'umukobwa Iribagiza ko tutabona adahuje imico n'abari abantu n'uriya muryango, uriya mwana yavuye he? Uriya mwana yavuye ukuntu bamufata ntabwo ari umwana wabo, kandi ukuntu ateye ntabwo ateye nkabo. Uriya mwana dukwiye kwicara tugashaka neza, tugasesengura neza uriya mwana ahantu yaba yaraturutse, kugira ngo yisange muri uriya muryango. Byaba byoroshye nabo bamenya ukuri yuko uriya mwana atari uwabo. Nyiranambara yamaze kuvuga ukuri, kandi ibyo bintu ntibyayobekana. Uwo bita Iribagiza yahita agira agahinda, akajya kugatura kwa mama Cyusa, kuko nibo bantu, nizo nshuti afite. Kubera ko rero bavuze ko bagomba nabo kumufasha, bahita
bamenya yuko ibintu batekereje ari byo. Ariko uyu mukobwa tumusengere, umuntu bita Iribagiza tumusengere, umuntu bita Iribagiza tumuvire ku mavi, umuntu bitwa Cyusa nawe tumugire ku mavi. Ariko umuntu bita Cyusa we hari utujesite umuntu bita Iribagiza ajya akora akasa nk'uwibukamo, akahita amubwira ati ari kuribuka koko. Bibyumvikana yuko uyu Cyusa azi ukuri, azi na Iribagiza wa nyawe, azi n'uwo agomba guhitamo. Tumwihorere tumugendeshe gakeya, ariko usibye ko nawe yasize ashaka kwerekana umukunzi yakunze, ariko tuzi neza umukunzi yakunze ko ari Iribagiza agomba guhitamo. Amahitamo ye ni Iribagiza, Isimbi ntabwo ari we. Isimbi ntabwo ari uwa Cyusa. Isimbi nta nubwo ari uwa Cyusa, nta nubwo azaba uwa Cyusa. Bivuge Isimbi wowe uraruhira ubusa, Isimbi araruhira ubusa. Dore ngo noneho yatwise Nyiranambara, noneho we sinzi ariyakura. Uwo muntu Nyiranambara noneho namara kumenya yuko Isimbi atwite, ni ibibazo bikomeye cyane. Nakasamutwe. Ikintu cyanteye ubwoba ni kimwe, nuko umuntu bitwa Isimbi baramubajije uti se ushobora kuba utwite? Ye aravuga uti ntabwo mbizi, nanjye ubwanye simbizi. Gusa Isimbi kubera ko aba ari ubwa mbere, ashobora kuba ari ubwa mbere, umuntu iyo bimubaye ari ubwa mbere biramugora kubyakira ko ashobora kuba atwite, abanyumvisha ko bitaba ari nabyo. Ariko Isimbi abantu bakuru natwe tubasha kureba aratwite koko, aratwite. Icyo ngicyo nitwongere kugisengera kuko umuntu bita Isimbi aratwite. Abakunzi ba Iribagiza nitwongere kugisengera kuko kamaze kujyamo rwose. Isimbi aratwite, ahubwo noneho kamubonye nawe isi yamubonye. Yabaye nk'umwe na Fabiola, dore ko ari abagambanyi uruharwa, banahuje imipango kugira ngo bakomeze bagambanire umwana w'umukobwa, Iribagiza. Uyu mwana w'umukobwa azira ubusa, nawe rero bukamubayeho. Abanzi bose ba Iribagiza bose bagiye gukorwa n'isoni. Ikintu cyane ubwoba rero ni iki? Ikintu cyane ubwoba nuko uyu nguyu Isimbi bamubajije ngo iyo ushobora kuba utwite, aravuga uti, baramubaza uti waryamanye nande? Arangije avuga ngo naryamanye na Cyusa rimwe. Ese koko mana, amabere yikose atonsa, amabere ahita yikora atonsa amabere mpita numva amaraso arahagaze. Umuntu bita Isimbi akivuga ngo Cyusa ngatwite inda ya Cyusa, ashobora kuba atwite, ariko atwite inda ya Cyusa, ngo yaryamanye na Cyusa, amabere yese yikora atonse. Uyu mwana w'umukobwa Isimbi nahise numva umutima wanjye ugiye ahandi hantu. Abakunzi ba Iribagiza twahise twumva tugiye ahandi hantu, kandi ndazi ko nawe umurikiye aka kanya ariko bimeze. Uyu muntu bita Isimbi niba koko ashobora kuba yararyamanye na Cyusa, Mana y'isi n'ijuru, ibi none twazibandwa tuzerekeza he? Gusa baciye umugani mu Kinyarwanda ngo, kandi bavuga ukuri ngo ukuri guca mu muriro ni gushye. Niyo Cyusa yaba yarakoze ariko Imana idufashe Cyusa ntazabe yaratezwe agatego ko kuba aryamanye na Isimbi, kuko aka kaba ari agatego gakomeye cyane gaturutse muri uriya muryango wo kwa Isimbi, gaturutse muri uriya muryango wo kwa Isimbi, wo kwa Nyiranambara. Kaba ari agatego k'akasamutwe, kaba ari agatego k'abadayimoni. Umuntu bita Iribagiza tumusengere, dusengere na Cyusa umugabo we rwose, kuko Iribagiza uyu nguyu Cyusa ni umugabo tugomba kugusengera, akazaguhitamo mukazasezerana rwose. Abakunzi bawe tukuri inyuma. Uyu nguyu bita Isimbi akimara kuvuga ibyo, twahise twibaza, ese Cyusa yaba yaradutengushye koko akagwa mu mutego? Kuko tuzi ko ari abantu ari ba mapanzi kuva hasi kugeza hejuru. Tuzi ko bari abantu buriya muryango wo kwa Nyiranambara ari mapanzi, ipanga ibintu byose ibonye kugira ngo ibone yuko ari wo muryango, ariyo famiye irenze. Ariko ntabwo ari byo. Imana ihagararanye n'umuntu bita Iribagiza. Imana iri kumwe nawe. Twahise twibaza uti se ubu koko uyu muntu bita Cyusa yaba koko yaradukoze ibi bintu akamera gutya, akadutengwa mena aka kageni? Gusa baca umugani mu Kinyarwanda ngo nayubusa. Yaba iyi nda Isimbi atwite, yaba ari iya Cyusa, yaba atariye,
rwamubonye nawe icyo gisebo yagifashe. Kandi ikindi, yaba ari iya Cyusa yaba itari iya Cyusa, isimbi ntabwo agomba kuba uwa Cyusa. Iribagiza ni wowe wa Cyusa ubuziraherezo forever. kandi nkaba nabisengeye njyewe. Nimba nawe ariko bimeze, wandike muri komati amena. Twagiye. Uyu muntu bita noneho Rugema, sinzi nimba muri kubibona rero nanone sasa. Rugema ari mu mazi abira. Rugema ari mu mazi abira, Rugema ari mu mazi abira cyane. Nimba ari umuntu uri mu mazi abira nka Rugema, aha ngaha sha mumimbwa nyiheke. Uyu muntu bita Rugema ari mu mazi abira. Uyu muntu bitwa Rugema ari mu mazi abira cyane. Rugema ari mu mazi abira, Rugema ari mu mazi abira. Uyu muntu bita Rugema ari mu mazi abira. Rugema ari kurwana intambara zo kugira ngo umuntu bita Fabiola ntibamenye ukuri yuko ari wamuteye. Ariko iyo ntambara byararangiye. Uyu muntu bita nyina ntambara umugore we byamaze kurangira, kuko yaragiye no guturitsa ngo ibanga ahita yishyira hanze, ahita yimanukira rwose. Abakoze igikorwa cy'ubutwari umuntu witwa nyina ntambara. Nyina ntambara ariko nawe gusebya umugabo we, kuvuga ariya mabanga yabwira uriya mwana w'umukobwa Iribagiza. Twabonye ko hari hose harimo n'abantu ba Nyumbayire. Umuntu witwa Isimbi we yayikwita nabigeza ku muntu bita Fabiola, dore ko ari n'inshuti magara. Twabonye mushyira n'ibiryo hariya mu kazu k'akagonyi. Umenya Isimbi nawe ashobora kuba abika akabanga, ariko twabonye umuntu bitwa Isimbi ashyira ibiryo umuntu bita Fabiola yigunze muri ka kagonyi. Umwe bita Rugema yamusizemo. Ariko umuntu bita nyina ntambara we nafatisha ko Fabiola ari muri kara kagonyi. Yesu we, umuriro ugiye kwaka kabisa. Kandi uyu muntu bita Fabiola rwose nawe ari mu mazi abira, kuko amazi abira we rwose we yamaze no kuyageramo rwose. Amazi abira ubu ngubu ari kumubiriraho. Uyu muntu bitwa Fabiola ari kurara arira amanywa n'ijoro yibaza uti mana yanjye, mana y'isi n'ijoro. Izo ni ingaruka z'ibyaha, izo ni ingaruka z'ubuhemu, izira ni ingaruka z'ubuhemu mister, izo ni ingaruka z'ubuhemu. Guhemuka ntacyo byakugezaho ukiri muri iyi si. Gira neza wigendere, kora neza wigendere, fasha abantu wigendere, ineza uyisanga imbere. Ariko mu cyimbo cyo kugira neza, cyo gufasha abantu, urakora nabi. Icyo biba nicyo usarura. Icyo biba nicyo usarura. Reka mbabwire bakunzi bacu, uyu mwana w'umukobwa bita Iribagiza tumusengere uramuta ubone, kuko byange binoge uyu nyina ntambara na Rugema bagiye guterana amagambo, kuko Rugema ntiyakwemera ko ari wateye inda Fabiola. Kandi umuntu bita nyina ntambara nawe ntiyakwihanganira guceceka ukuri, agomba kubwira ukuri umuntu bitwa Iribagiza. Dusengera umwana w'umukobwa Iribagiza, dusengera na kamarade, baza n'uriya muti rwose bawuhe Iribagiza, yibuke bikubitirana nuko umuntu witwa nyina ntambara agiye kumubwira ukuri rwose kw'ibyabaye kera ku muryango we n'ibyabaye kera Iribagiza atazi. Namubwire yuko atari umwana wabo gusa. Uyu mwana w'umukobwa, impamvu ndi kuvuga ngo tunamusengere cyane, uyu mwana w'umukobwa, impamvu uri kuvuga ngo tunamusengere cyane, nuko uyu mwana w'umukobwa kumva iyi nkuru, kumva ko abantu bakureze atari ababyeyi bawe, kumva inkuru yo kumva ko ababyeyi bawe bagiriwe nabi n'abakureze, ni igikomere umuntu ahita agira, ni igikomere kidapfa gusibangana. Murumva icyo gikomere. Niyo mpamvu turi gusengera umwana w'umukobwa Iribagiza, Imana ihagarare mu ruhande rwe, abanzi be bakorwa n'isoni, ibyo bagambira byose imigambi yose ya Satani ijye hasi, imigambi yose y'abanzi irigite igende ihere. Kuko uyu mwana w'umukobwa turamukunda cyane, turagukunda kandi tugufatiye iby'uburyo. Ariko se mana apucuri, mana Imana ibane nawe, impagarike zawe n'ubugingo. Iribagiza turi kumwe nawe, Iribagiza turi kumwe nawe, humura. Nkongera kubabwira ngo dusengere uno muhungu bita Cyusa, dusengere Cyusa, Imana idufashe. Yego
ntabwo byakuraho kuba iribagiza ari uwa Cyusa kuko ni nawe mukunze, ni nawe mugore w'ibihe byose, ariko tumusengere iranda kari agatego bari kwitwaza ngo ni Cyusa. Tumusengere Mana atazaba ari we wabikoze rwose, Cyusa atazaba yaradutengushye. Ndabakunda cyane kabisa. Reka dutegereze turebe ese biragenda bite. Ciao nimucikwe.